Nitwa Mizero Japhet. Nitwa Ndahimana Egide. Nitwa Magnifique Simbi. Nari nakinye ibiceri 200 byonyine. Buri munsi nakoresha itike y'amafaranga 200. Ubwo arambwira ati rero ati dore watsindiye miliyoni. Reka tuvuge kuri leta cyangwa umucuruzi. Uri gushakisha uburyo bushya bwo kongera amafaranga aturuka mu misoro. Ariko ufite ikibazo. Abakire mu gihugu hamwe n'abo mu rwego rwo hagati basanzwe n'ubundi bakwishyura imisoro ihagije. Nuzamura imisoro kuri aba bantu ntabwo uri bubakire, ndetse bashobora no kuguhubuza ku butegetsi. Ushyira imisoro ku bakene nabyo ntabyo uri gutekereza, ndetse noneho niba ushaka ko igihugu gisenyuka burundu. Ukeneye uburyo aba bakene nabo ugomba kubakuramo amafaranga kandi bakayaguha bishimye, nta kintu na kimwe bamenye. Ugomba gukora ku buryo aribo bifuza kuguha amafaranga yabo, uburyo buzabashyira ku kagozi ku buryo bazanifuza gutanga ibyo batunze byose. Mu gihe uri kubitekerezaho neza usanze uyu mushinga ukomeye cyane kandi uzakwinjiriza agatubutse. Icyo ugomba gukora gusa ni ugushima aho umukene atabasha gushyika, ubundi twe twose ukatujyana. Umukene wese ahava akagera arota kuzakira umunsi umwe. Wowe icyo ukora gusa umushyiriraho umukino wise Tombora, ugashyiraho ibihembo bishimishije, amamiliyoni y'amafaranga, amamodoka n'ibindi byinshi. Ushyiraho ibihembo bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu mu munsi, ndetse ugashyiraho igiciro gito kugira ngo binjire muri iyi tombora. Buri wese winjiye muri tombora akagira amahirwe yo kugira icyo atsindira, ariko kongeramo akantu kagira kati uko ukina kenshi reka amahirwe yawe yiyongera. Hari n'abarengaho bakavuga ko amafaranga yose ashyirwa muri tombora azashyirwa mu bikorwa bifasha abakene, bakabeshya ko amafaranga ya tombora yose bazayashora mu gufasha abana mu mashuri n'ibindi byinshi, kuko byagenze muri North Carolina Education Lottery. Ubwo abaturage babeshywaga ko amafaranga bari gushyira muri tombora azifashishwa mu bikorwa by'uburezi, ariko bikarangira bashyizemo 30% byonyine by'amafaranga yose. Iteka uko byagenda kose ungukira muri tombora aba ari uwayiteguye, uwayitabiriye we aba ari nk'igipimo, wahenzwe ubwenge kugira ngo utwe twose batumucucure. Sobanukirwa tombora, umusoro utangwa n'umukene kubera ko afite inzozi runaka. Njye muri kumwe ndi Kayira intwari Bertrand, kandi like na subscribe utsindira amahirwe yo kubona video zacu mu buryo bworoshye. 5 4 3 2 1 Token ya miliyoni uyagiye kuba miliyoneri. Aya ni amashusho ya televiziyo y'u Rwanda. Imibare yiruka isiganwa nta handi iri kujya, iri kwerekana umunyamahirwe wegukanye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe cy'imyaka 3 kugeza kuri n'itambutse hano mu Rwanda, benshi batangiye kumva cyane tombora mu matwi yabo. Ni tombora zidasanzwe, ni tombora zitandukanye n'izari zimaze igihe kinini zitegurwa n'ibigo by'itumanaho nka MTN na Airtel. Ni tombora zikumvisha ko uhereye ku mafaranga 100 ushobora kuba umwe mu batunze amamiliyoni y'amafaranga. Imwe n'itsinda pe, indi ni inzozi roto. Kumva aya matombora kenshi mu matwi yanjye, ndetse nkabona benshi mu bakozi ba inzozi roto mu mihanda bagurisha amatike ya tombora, biri mu byatumye ntangira gushakisha kugira ngo nkusanyirize hamwe kandi menye byinshi kuri iyi mikino y'amahirwe, ari nabyo ndi bukomeze nsobanura muri iyi nkuru. Uburyo tombora zitegurwamo busa nk'ubworoshye kubwumva. Icyo benshi batamenya ariko ni uko abazitegura babanza kwiga neza imitekerereze y'abantu ku buryo bagira intwaro zose zishoboka zibafasha gutuma abantu bose bifuza gukomeza gukina. Ibi ntabwo ari ibintu byoroshye nko kubwira abantu ngo bashobora gutsindira amafaranga gusa. Ibi barabirenga bagakomezaho bakanakoresha andi mayeri menshi. Iyi ni inkuru yashyizwe hanze n'igitangazamakuru cya KT Press mu kwezi kwa 7 2022. Iravuga ku musore w'imyaka 22 Marius Ishimwe. Marius umwana wa 5 mu muryango w'abana 9 yavuye mu ishuri ageze mu wa mbere segonderi kubera kubura minervari. Marius yakinnye inzozi roto inshuro zirenga 3 atsindwa. Ku nshuro ya nyuma ku mafaranga yagurijwe na murumuna we atsindira amafaranga 500. Marius avuga ko ibyo yabonye ari ibitangaza, kandi koko ni ibitangaza biherekejwe n'amahirwe. Ariko nanone ukibaza uko byagendekeye abandi bameze nka we bakomeje kugerageza amahirwe yabo ntabasekere.
ibaza abameze nka Marius bagurije amafaranga ngo bakine tombora ariko ntibagire icyo bibamarira. Ni ukugurisha inzozi usanganywe kugira ngo urebe ko nawe waba umukire. Ariko se koko niko kuri? Uretse inkuru zigaragaza ko wahoze ari umukene tombora ishobora kumuhindurira ubuzima akaba umukire, hari abakoresha uburyo bwo kuvuga ko amafaranga akusanywa mu matombora azifashishwa mu bikorwa by'urukundo. Bakoresha kandi amapublicité ahoraho ku mateleviziyo. Intego ari ugukomeza gukubita horoshye buri muturage ngo yinjire muri tombora. Igikurikiraho bashyiraho ibiciro bitandukanye hamwe n'amahirwe atandukanye yo kugira icyo utsindira. Bakanashyiraho ibihembo bizatuma buri umwe yifuza kwinjira muri tombora yabo. Benshi bifuza kwinjira muri tombora iyo ibyo batsindira nabyo biri hejuru. Icyo batamenya ni uko n'amahirwe yabo yo gutsinda aba yagiye hasi. Abakoresha tombora nabo barabizi neza ko iyo amahirwe yo gutsinda ari hejuru cyane, umubare w'abitabira tombora nawo ugabanuka. Mu buryo bw'imitekerereze ya muntu ni ibintu byumvikana. Niba umuntu umubwiye ko nashora amafaranga 200 afite amahirwe yo gutsindira miliyoni 20, kubera ko gukina n'ubundi biba bijya no kungana no kudakina, bahitamo gushora aya 200, ku buryo batsinzwe baba bumva n'ubundi ntacyo bahombye. Iyo bamaze kumenya neza ko ari uko imiterere yawe ihagaze, uba wamaze kujya aho bifuza kujya. Abantu bazakora ibishoboka byose mu mitekerereze yabo ngo biyumvishe ko iki ari cyo gihe cyabo ngo nabo batsinde muri tombora. Ntibamenye ko ahubwo ko bamaze kugwa mu mutego. Muri leta zose zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amafaranga agera kuri miliyari 80 z'amadolari ashorwa muri za tombora atangwa n'icyiciro kimwe cy'abaturage. Aba nta bandi ni abakene. Imibare igaragaza ko ku mpuzandengo buri rugo muri Amerika rushora byibuze amadolari 162 muri tombora ku mwaka. Iyi mibare ikomeza igaragaza ko abinjiza byibuze 10,000 by'amadolari ku mwaka bashora byibuze amafaranga 600 y'amadolari muri tombora. Abari munsi y'umurongo w'ubukene nibo bakomeza gushora ubutitsi. Icyo batamenya ni uko n'amahirwe yo gutsinda nayo aba ari hafi ya ntayo. Reka dukomeze gufatira urugero muri Amerika kuko niho imibare igaragara neza, ndetse bakaba ari bo bakina tombora z'amafaranga menshi cyane. Amahirwe yo gutsinda tombora muri Amerika abangana byibuza n'umuntu umwe muri miliyoni 300. Ni ukuvuga ko buri muturage wese wa Amerika hamwe n'abana b'impinja uramutse ubinjije muri tombora, umuntu umwe gusa niwe watsinda. Reka tuvuge ko haye buri mugabo, umugore hamwe n'umwana wabo baba mu Bwongereza, Ubudage hamwe n'Ubutaliyani amahirwe yo kwinjira muri tombora. Muri iyi miryango yose mu bihugu byose, uzaba afite amahirwe yo gutsinda azaba ari umuntu umwe gusa, ndetse n'amahirwe yo gutsinda ntaziyongera kubera ko hakinnye inshuro nyinshi. Aya ni amahirwe ari hasi cyane ugereranyije n'indi mibare, aho hari amahirwe ko umuntu umwe muri miliyoni 1.5 aba afite amahirwe yo kuba ikirangirire muri sinema. Umuntu umwe muri miliyoni 11.5 akagira amahirwe yo kuba yarwana n'inyamaswa ya shark mu gihe ari mu mazi. Tombora zimaze imyaka n'imyaka zibayeho kandi iteka zakoreshwaga mu gushaka amafaranga yo gukoreshwa mu bikorwa bya leta. Amafaranga ya tombora yagiye ashorwa mu gufasha ibigo by'amashuri bigera kuri 300, birimo na kaminuza zikomeye mu isi nka Harvard, Yale na Columbia University. Benjamin Franklin, umwe mu bashinze Amerika, yakoresheje tombora agura intwaro za cannons, ndetse tombora zagiye zinakoreshwa n'ubwami bw'Abahani mu Bushinwa ubwo bubakaga igikuta kirekire cyane cya The Great Wall of China. Uyu munsi abategura tombora bitwaza intwaro y'uko igice cy'aya mafaranga bagishora mu burezi cyangwa mu bihugu bikennye nk'u Rwanda, bakavuga ko bagamije guhindura ubuzima bwa bamwe kandi mu gihe gito. Si ukuvuga ngo amafaranga bashora mu burezi aza yiyongera ku yo leta itanga, ahubwo iyo bamaze gutanga aya mafaranga leta ihita iyagabanya ku yo yagombaga gushora mu bikorwa by'uburezi. Igihinduka gusa n'utanga amafaranga, naho ingano y'amafaranga yo ikaguma ari imwe. Uyu munsi umubare w'abinjira muri tombora uri hejuru cyane kuruta uko byahoze. Muri leta zimwe za Amerika binjiza amafaranga menshi aturutse muri za tombora kuruta n'aturuka mu misoro isanzwe ku mishahara. Hari na zimwe muri leta zemera kamwe mu mafaranga y'umushahara akatwa kugira ngo ashyirwe muri za tombora zitandukanye. Igitangaje ni uko niyo amahirwe gusekeye ukegukana amamiliyoni y'amadolari siko yose yashyira ku mufuka, kuko hafi 40% by'amafaranga n'ubundi leta irayatwara mu misoro. Umuryango wa National Endowment for Financial Education ugaragaza ko 70% by'abatsinda tombora muri Amerika n'ubundi mu gihe cy'imyaka mike basubira kuba abakene.
umuhanga mu by'imari Dave Fisher mu gitabo cye yise Destination Wealth agerageza gutanga igisobanuro kuri iyi ngingo. Avuga ko ubuzima umuntu akuriramo, ababyeyi bamureze hamwe n'abo babana bigira uruhare runini mu kugena uko umuntu abona ubutunzi. Dave avuga ko akenshi abantu bakurikiza ababyeyi babo iyo bigeze ku mafaranga, utitaye ku mashuri bize, ubwenge bwabo cyangwa imbaraga bashyiramo. Akenshi bananirwa kugera ku bukire buruta ubwo bakuze babona. Umuntu watsinze tombora rero wakunze kwibwira ko niba abonye amafaranga y'ubuntu ahavuye amwe n'ubundi hazava andi, bigatuma yose yasesagura kugeza ashize. Ngayo nguko rero ngibyo bya tombora. Ese we wankurikiye wizera ko umunsi umwe ushobora kuzaba umuherwe biciye mu gutombora amamiliyoni? Andika hasi icyo utekereza muri comment. Gushimira kandi wowe wabanye nanjye kugeza kuri uyu musozo. Amahoro.